Ntibibaho ko watsinda ibigutoteza utarabimenya bihagije, kandi ntibibaho ko ushobora kunesha icyaha utarakimenya neza. Mu buzima hari ibintu bigutungura nk'ibiryo biryoshye ariko byanduye, amagambo meza ariko yica, abantu basa n'abeza ariko batwika. Iyo utabashije kureba kure no gutandukanya ibyiza n'ibibi, wiyica buhoro buhoro nawe utabizi. Ntacyo washobora kunesha mu buzima utaramenya ibanga nk'iri, uburyo bwo kwifata, kwimenya no kugendera kure y'ibikugerageza. Hari igihe uzasanga wowe ubwawe uri mu kigeragezo, ndetse n'icyaha kikuvugisha neza, kigutetesha, kikubwira ko udakwiriye kwifata. Aha niho Yozefu yari ageze. Waba warigeze utekereza kuri iyi nkuru, cyangwa nawe wayumvise nk'inkuru isanzwe? Reka nkugezeho uburyo 10 bushobora kugufasha kwirinda ndetse no kunesha ibigeragezo. Yosefu nawe yari mu rugo rwa Potifari, umuyobozi wari ukomeye mu Misiri. Yari umugaragu w'umunyamahanga utagira kivurira. Umugore wa Potifari yaramurebye, amushakaho ubucuti n'urukundo rugamije icyaha. Ariko Yosefu yakoze ikintu gikomeye abantu bake bakora. Yarahunze. Yagize ubwenge burenze ubw'ingabo, burenze ubw'abanyabwenge, ndetse yafashe icyemezo gikomeye mbere y'uko icyaha kimunesha. Ese wowe wasubiramo ibyo Yosefu yakoze? Ese hari icyo twakwigira ku rugero rwe? Dore inzira 10 zo kunesha ibigeragezo n'ibyaha dushingiye ku rugero rwiza rwa Yosefu, ndetse hamwe n'ibisobanuro bihamye, amagambo ya Bibiliya n'ukuri kuboneye kujyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Ikintu cya mbere, menya ko icyaha atari ukurwanya umuntu, ahubwo ni ugucumura ku Mana. Yosefu yaravuze ati, muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Itangiriro 39:9. Uyu ni wo murongo w'ingenzi. Icyaha si uguhangana n'umuntu, si ugutesha agaciro isura yawe, ahubwo ni ugusenya umubano wawe n'Imana. Kugira ngo utsinde icyaha, ugomba kumva ko Imana ibaho hose, kandi ko iyo wemeye icyaha uba uri kwigomeka ku rukundo rwayo. Iyo myumvire niyo shingiro ryo guhangana n'ibikugerageza. Icya kabiri, tekereza ku ndoto cyangwa se amasezerano Imana yaguhaye. Ukwiye kuba nde? Yosefu yari afite inzozi, yari yararose abavandimwe bamwunamira. Yari azi ko hari ikintu gikomeye Imana yamuteganyirije imbere he. Iyo umuntu amenye ko afite agaciro k'ahazaza he, yanga gutwarwa n'ibyako kanya. Yeremiya 29:1. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Uko niko Uwiteka avuga. Niba ushaka gutsinda icyaha, banza utekereze ku rugendo rwawe. Igihe cyose icyaha kikugeraho, cyibutse ibyako kanya, kigusaba kwinezeza, wowe wibuka iby'ejo hazaza. Icya gatatu, ijye wirinda ahantu icyaha gikunda kubonerwa cyangwa se cyakugeraho ku buryo bworoshye. Itangiriro 39:11. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Yosefu yari yaramenyereye ibintu uko byari bimeze, azi ko umugore wa Potifari yamurebaga. Gusa igihe cyose yashoboraga kose, yirindaga kuguma ahantu hafunganye cyangwa se hafunguriye gukora icyaha. Guhunga icyaha bitangira ku kwirinda aho gikunda kuboneka. Irinda ahantu icyaha cyakugeraho ku buryo bworoshye. Icya kane, shyiraho umurongo ntarengwa mu mitekerereze yawe mbere y'uko ugeragezwa. Ntiwatekereza ko ibintu byari bibi umaze kubikora. Yosefu yari yarafashe icyemezo mbere y'uko umugore wa Potifari amugeraho. Imigani 4:23. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Kugira umurongo ntarengwa bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo ibi sinzabikora na rimwe, niyo yaba ari ndubinsabye. Abantu benshi baca mu icuraburindi kuko nta mirongo bafite mu mitima yabo. Icya gatanu, ihutire guhunga aho guhatana n'icyaha. Itangiriro 39:12. Uwo mugore afata umwenda waramubwira ati, turyamane. Amusigira umwenda warahunga arasohoka. Guhunga ntabwo ari ubwoba, ni ubushishozi. Hari ibintu udakwiriye gusengera, ahubwo ugomba guhunga. Iyo umuntu agumanye n'icyaha, ahinduka inshuti yacyo. Yosefu yahisemo kwiruka yambaye ubusa aho kwambara isoni z'icyaha. Icya gatandatu, wikwiyemera, emera intege nke zawe. Abakorinto ba mbere 10:12. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Yosefu yari umusore mwiza w'intangarugero, ariko ntiyigeze yibwira ko adashobora guhanuka. Nuko yatsinze. Gutsinda icyaha si ukuba utatsindwa, ni ukwemera ko ushobora gutsindwa ugafata ingamba nshya. Icya karindwi, gabanya ibiganiro n'ibikuzanira akaga. Itangiriro 39:10. Akajya abwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire, ngo aryamane nawe cyangwa se ngo abane nawe. Kuganira n'icyaha niyo waba ushaka kucyanga, ni inzira yo kumanuka. Ibiganiro bibi ni nk'imyuka y'umuyaga mibi itagaragara, ariko bigushayisha.
umuntu ushaka kunesha icyaha amenya guceceka aho akwiye guceceka ndetse no kwigendera aho akwiye kwigendera. Icya munani, ibuka icyizere wahawe n'abandi, ntukigire injiji. Intangiriro 39:8. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati, dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo byose, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Hari igihe icyaha kizajya kiza mu isura y'icyo wifuzaga, ariko iyo utekereje ku bantu bagufitiye icyizere, ababyeyi bawe, inshuti zawe, abemera Imana, ubona ko atari ibintu byoroheje byagukura mu nzira. Yosefu ntiyashatse kuba indashima. Nubwo uri wenyine jya uba intangarugero. Hari igihe abantu bibwira ko kuba ntawe ubareba bitanga uruhushya. Yosefu yari kure y'iwabo, nta mutambyi, nta mubyeyi, muri make nta muntu wamurebaga, ariko yari afite Imana, kandi Imana yaramurebaga. Mateyo 5:16. Aba ariko namwe umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu bose, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Gutsinda icyaha bisaba kuba waho uri hose, aho abantu bakureba ndetse naho batakureba. Icya 10, menya ko kutumvira Imana bifite ingaruka ziruta ibyiza by'ako kanya. Yosefu yanyuze mu mva y'umucyo, ariko yahesheje Imana icyubahiro. Yahawe igihano cy'agahe gato, aricyo gereza. Ariko gereza niyo yamukuye mu ishyamba ry'umwijima imujyana ku ntebe y'ubuyobozi. Abaroma 8:18. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Igihe cyose uhisemo Imana aho guhitamo iby'isi, uba witeguriye guhembwa nayo ku rugero rutagereranywa. Ese iyo uri wenyine aho utarebwa n'amaso y'abantu, ukomeza kuba inyangamugayo? Igihe Yosefu yahitagamo kwiruka, ntabwo yabikoraga kugira ngo ase neza, ahubwo yabikoraga kuko yari azi ukuri. Icyaha cyari cyaramushyize ku nkeke, ariko ntiyemeye kugikundira. Ntiyashatse guha umubiri w'icyifuzo cyawo, ahubwo yahisemo guha Imana icyubahiro cyayo. Nawe rero igihe cyose ugeze imbere y'ikigeragezo, uzibuka ibi: intsinzi y'ukuri isaba kwiyanga, kwirinda, kwiruka no guhitamo ibikomeye. Ntuzigere wibwira ko kuzatsinda icyaha ari ibintu bisanzwe. Ubutwari si ukurwana intambara zigaragarira amaso. Ubutwari nyakuri ni ukurwana intambara zo mu mutima. Ese wowe ugeze imbere y'ibikugerageza, ukunda kwibaza icyo Imana yaguteganyirije, cyangwa se wihutira gushimisha iby'ako kanya no kunezeza umubiri wawe? Ese hari igihe wigeze wumva ko utagishoboye kwihangana, hanyuma ugahitamo gutuza aho guhunga icyaha? Ese iyo uri wenyine aho utarebwa n'amaso y'abantu, ukomeza kuba inyangamugayo, cyangwa ubundi muntu utandukanye n'uw'imbere y'abantu? Iyo ibyaha bije uri ahantu hibanga, urakibuka ko Imana ikureba, cyangwa se ugenda usinzirira mu mwijima w'icyaha wibwira ko byose ari ibisanzwe? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Mine is your prayer.